Ikaze mwese ababibure ndabashuje, reka mbifurize ibihe byiza kandi mbifurize imigisha ituruka ku Mana yacu dusenga yitwa Yehova, kandi ntekereza ko namwe mumeze neza rwose, mushobora no gukomeza kwiga byinshi kubera ko tumaze kwiga byinshi hano kandi bimaze kutugirira akamaro. So mwakoze cyane kuza, reka dutangire. Urubyiruko rw'umubibure turi kumwe, niba ujya mu biyobyabwenge wabicika ute? Wacika ute ku biyobyabwenge? Ibiyobyabwenge ni ikintu kimaze gufata intera nini cyane, ku buryo uyu munsi nko mu Rwanda dufite ibigo twakwita rehabilitation centers bitandukanye, hari nk'icya leta kizwi cyane, ariko hari n'abandi bantu bavura ibyo bintu mu buryo bwigenga, abantu bigenga, ku buryo usanga bafite akazi kenshi kubera ko abantu bagenda babatwa n'ibiyobyabwenge bagenda biyongera umunsi ku wundi. Ikiyobyabwenge kibi cyacyo ntabwo ari ikintu unywa kugira ngo ubone uko wibagiza ibibazo cyangwa se ubone ibindi byishimo bidasanzwe gusa, ahubwo ni ikintu unywa uzi ngo ukurikiye ibyo bintu ariko kikakwica mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka wenda twe kugera cyane ku burozi kigusigamo cyangwa se ubwo kigusigira, ariko nanone hari ikindi kintu kigusigira ari nacyo kibi cyane kurusha. Icyo kintu ni igiki? Icyo kintu ni ububata. Ni ukuvuga ngo ikiyobyabwenge urakinywa cyarangiza kikakugira imbata, nicyo kibi cyacyo. Kandi ntekereza ko n'abacuruza ibiyobyabwenge, ntekereza ko aricyo kintu wungukiraho. Ashobora no kuguhera ibiyobyabwenge ubuntu, byamara kukubata akajya abikugurisha. Kubera iki? Iyo byakubase kugira ngo uzave mu bubata bwabyo biba bigoye. Rero ibiyobyabwenge bigenda bigira ingaruka zitandukanye ku bantu. Usibye wenda ibintu abantu bashobora gukora bitewe n'uko banyoye ibiyobyabwenge, ariko nanone imbere habo ntabwo aba ari heza. Indwara bashobora kurwara kubera ibiyobyabwenge nazo ni nyinshi. Ibyo byose ni ingaruka zituruka ku kuko umuntu ari mu biyobyabwenge. Ntabwo ari kenshi usanga abantu bakuze ari bo banywa ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge usanga byiganje mu bantu bato. Uyu munsi dufite generasiyo zigenda zibatwa no kunywa ibiyobyabwenge. Ni ikibazo kiduhangayikishije cyane kubera ko kugira ngo isi ikomeze kuba uko imeze uyu munsi, dukenera kubaka imiryango, dukenera kubana n'abantu bafite ubuzima bwiza, kandi tugakenera kubana n'abantu bafite ibitekerezo biri ku murongo. Nanone tukaba ahantu tudafite impungenge z'uko umutekano wacu waba ugerwa ku mashyi. Rero iyo abantu banywa ibiyobyabwenge, ibyo byose ntibikunda. Ibyo twari tuvuze hejuru ntabwo bikunda. Ntabwo wakwizera umutekano ufite umuntu w'ibiyobyabwenge wawe. Ntabwo wakwizera amahoro, ntabwo wakwizera ingo nziza z'ejo hazaza mu bantu banywa ibiyobyabwenge babaswe nabyo. Niyo mpamvu ikibazo cy'ibiyobyabwenge ni ikibazo gikomeye. Niba unywa ibiyobyabwenge rero, ni iki cyagufasha kuva mu biyobyabwenge? Niba warabaswe n'ibiyobyabwenge, urabizi neza ko ibiyobyabwenge byangiza ubuzima bwawe, ndetse ushobora no kuba waragerageje kubicikaho ariko bikakunanira. Niba ari uko bimeze, ukumva ko amazi yarenze inkombe. Hari abantu bacitse ku biyobyabwenge kandi nawe wabishobora. Reka turebe icyafashije abantu wenda nka batatu, dufate ingero nk'eshatu, turebe icyabafashije gucika ku biyobyabwenge. Biranashoboka ko bashobora kuba baranyoye byinshi kuruta ibyo umaze kunywa wowe, kandi babicitse. Uze gukurikira ikintu cyatumye babicikaho. Tugiye kwifashisha ingero zo kuri jw.org, ni website y'abatemwa de Jehova. Turaza kureba aba bantu bo koko babigenje bate kugira ngo babashe gucika ku biyobyabwenge, kandi bitari iby'icyumweru kimwe, umunsi umwe, ahubwo burundu.
reka tubirebe ntabwo tutinda rwose, reka duhere ku witwa Martha. Martha yari abayeho ate ubundi, imibereho yari iyihe, kandi se yaje kureka ate ibiyobyabwenge? Martha yabyawe na mama we, mama we atarashaka. Mama we yari atarashaka, ubwo rero we na mukuru we barezwe na mama wabo gusa. Nyuma yaho mama wabo yaje gushaka, hanyuma ajya kubana nabo. Igihe yari afite imyaka 12 gusa, Martha yatangiye kujya mu mazu babyiniragamo ajyanye na mama wabo wakundaga umuzika. Yakundaga gusohoka cyane, kandi mu gihe gito yatangiye kugirana ubucuti n'abantu bafite ingeso mbi. Igihe yari afite imyaka 13 gusa, nibwo yatangiye kunywa ibiyobyabwenge. Wowe wabitangiye ufite imyaka ingahe? Birashoboka ko watangiye kunywa ibiyobyabwenge ufite imyaka mikuru. We yabitangiriye ku myaka 13. Umwana w'umukobwa w'imyaka 13 aba ari umwana muto cyane, aba ari muto pe. Hanyuma rero yatangiye no kunywa ikiyobyabwenge cyitwa kokayine. Iki ni ikiyobyabwenge gikaze, kiranabata cyane ku buryo kuzakivaho biba ari ibibazo. Nawe nacyo yatangiye kukinywa, yari akiri umwana muto cyane. Mbere yabanje kumva ari byiza, nk'uko n'ubundi biba bimeze no ku bandi bose, ariko hashize igihe gito yatangiye kujya abona ibintu bitabaho, kandi akagira ubwoba bwinshi. Abantu banywa iki ibiyobyabwenge bitandukanye, ariko iki ngiki cya kokayine ngira ngo bajyaho nabo bamera nk'uko Martha yari ameze. Nabo bagatangira kubona ibintu bitabaho kandi bakagira ubwoba bwinshi. Iyo ibiyobyabwenge rero byamushiragamo, Martha yatekerezaga kwiyahura. Yifuzaga kureka ibiyobyabwenge, ariko akabura imbaraga zo kubicikaho. Ibi ngira ngo ni nako bimeze ku bantu benshi babaswe n'ibiyobyabwenge. Umuntu aba yifuza kubivaho kubera ko biba bimugiraho ingaruka, kandi azi ko ari kwangiza ubuzima, ariko imbaraga zikabura zo kubivaho. Martha nawe nuko yari ameze. None Martha yaje kureka ibiyobyabwenge? Yego, yaje kubireka. Byagenze bite rero? Martha ubwe niwe wemeye ko iyi nkuru yandikwa. Reka twumve ukuntu byagenze. Martha yatangiye kwibuka ko Imana ibaho. Atangira no kujya mu rusengero rimwe na rimwe, ariko ibyo nta kintu byamumariye, ahubwo yarushijeho kwiheba. Igihe yari afite imyaka 18, yagiye kubana n'umuhungu wari inshuti ye, maze babyarana umwana. Amaze kubyara umwana w'umuhungu, yarushijeho kwifuza guhindura uko yabagaho, kuko urumva yari amaze kuba umubyeyi. Kurera umwana, kumwitaho, anywa n'ibiyobyabwenge yabonaga bitazavamo. Umukobwa bahoze ari inshuti yimukiye mu nzu yari iteganye n'iyo yabagamo. Hanyuma yaramusuye, maze amubaza amakuru. Uwo mukobwa wari inshuti ye yasuye Martha, amubaza amakuru. Yamubwiye ibyari biri ku mutima we byose. Mbese yasutse ibyari mu mutima we imbere y'uwo mukobwa w'inshuti ye wari wamusuye, akaba yari amaze iminsi mike yimukiyeho. Yamubwiye ko uwo mukobwa w'inshuti, nyuma y'uko Martha nyine wari warabaswe n'ibiyobyabwenge, yaramubwiye uko yiyumva. Uwo mukobwa yaramubwiye ati, nsigaye ndi umuhamya wa Yehova. Hanyuma ntabwo byarangiriyeho, yaranamubwiye ati, wakwemeye nkakwigisha Bibiliya? Hanyuma Martha yarabyemeye, yaravuze ati, ntaribi, ujye uza unyigishirize. Igihe Martha yigaga Bibiliya, yigana n'uwo muhamya,
yamenye ko imibereho ye itashimishaga Imana kandi ko yagombaga kureka kunywa ibiyobyabwenge n'itabi. Ariko rero ibiyobyabwenge byari byaramubase cyane, urumva yabitangiye ari muto, noneho we yanywaga n'ibikaze na za kokayine zose. Icyakora hari ikintu Marita yifuzaga cyatumye agira n'icyifuzo n'imbaraga zo kureka ibiyobyabwenge. Mu migani igice cya 27 umurongo wa 11 cyanditswe kera cyaho hari ikintu kivuga. Waharambuye mbese tukahareba ukuntu wavuga. Imigani igice cya 27 umurongo wa 11 aravuga ngo mwana wanjye gira ubwenge kandi ushimishe umutima wanjye kugira ngo mbashe gusubiza uvuga. Iri tumira cyangwa se uku kuntu Imana itumirira buri wese imubwira iti mwana wanjye kora ibishimisha, Marita nawe yararyumvise kandi yifuzaga gushimisha Imana. Niyo mpamvu yasengaga kenshi Imana yitwa Yehova inshuro nyinshi ku munsi kugira ngo imufashe kureka izo ngeso mbi zo kunywa ibiyobyabwenge. Amaze amezi 6 yiga Bibiliya kandi ajya mu materaniro y'abahamya ba Yehova nibwo yeretse ibiyobyabwenge. Uyu munsi rero ameze ati, yaravuze ati uyu munsi ufite ubuzima bwiza, sinkiri umuntu uhora yibye. Anavuga ko yaje guhura n'umugabo w'umukristo mwiza rwose ufite imico myiza, hanyuma baza gushyingirana. Yaravuze ati umwana wanjye namureze nkurikije amahame yo muri Bibiliya, shimira Yehova kuba yarumvise amasengesho yanjye kandi akayasubiza. Ikintu cyafashije Marita gucika ku biyobyabwenge ni iki? Ni amarihabu menshi yagiyemo. Oya, ni Bible yamufashije gucika ku biyobyabwenge. Sinzi niba mubona ukuntu Bibiliya igira imbaraga cyane. Iyo uhuye ugize amahirwe ugahura n'umuntu uzi Bibiliya koko akayikwigisha, Bibiliya igira imbaraga zikomeye. Niba ushaka gucika ku biyobyabwenge, Bibiliya yagufasha. Ibi ntabwo bivuze ko utajya muri rehab. Nibyo ushobora kujya muri rehab. Rehab ikakunganira mu gihe bikomeje kunanira. Ariko Bible irafasha. Ibi mbese nibuka ukuntu hari abantu bari basanzwe ari indaya mbi, indaya mbaya. Ariko ugasanga baramwambuye baramukubise ariko byaranze. Ariko yakwiga Bible neza, yagira amahirwe yo kuyiga yigishijwe n'umuntu mwiza wa nyawe, nawe wayize ikamufasha neza, ugasanga uwo muntu ushyira mu bikorwa ibyo yiga muri Bible biramufashije kugera ku kintu gikomeye cyane, aricyo cyo gucika ku ngeso ubundi yari yaramunaniye. Rero n'umuntu w'ibiyobyabwenge birashoboka ko nawe Bible yamufasha. Kandi abahamya n'ibirirwa bagenda iwanyu muri karitsiye, kuki utabafasha ngo bagufashe? Kuki utabasaba ngo bagufashe kwiga Bible? Bagufasha kandi babikorera ubuntu. Ngira ngo umuntu wigisha Bibiliya bose babikorera ubuntu. Urabona ko byaramufashije umuntu. Ni ukubera iki Bible ishobora kugufasha? Nuko Bible nyiri kuyandika niwe ufite ubushobozi bwo guhindura umuntu. Sinzi niba ubyumva. Urumva njye ntabwo naguhindura, nta n'undi muntu waguhindura, ariko Bible ishobora guhindura umuntu kubera ko nyiri kuyandika niwe wenyine ufite ubushobozi bwo guhindura umuntu. Imana rero yitwa Yehova ishobora kuguhindura. Ntabwo ari wowe wa mbere, uri uwa kabiri n'uri n'uw'igihumbi. Benshi barahindutse kubera Bible. Baba abagabo beza, baba abagore beza, baba abasore beza, baba inkumi nziza. Kubera iki wowe utagerageza? Marita niko byagenze. Reka turebe ikindi kintu kigaragara ku muntu wa kabiri nawe cyaje kumuhindura. Yitwa Marisiyo. Marisiyo nawe yarimo ibiyobyabwenge, ariko se byaje kugenda bite? Reka turebe uko byaje kugenda. Marisiyo ubundi imibereho ye yari iyihe? Yakuriye mu nkengero z'umujyi wa Santo Andre
umujyi utuwe cyane wo mu ntara ya Sao Paulo wo muri Brazil. Yatangiye kunywa itabi, ibiyobyabwenge no kwiba akiri muto cyane. Bamwe mu nshuti ze batangiye kujya biba mu modoka no gucuruza ibiyobyabwenge. Umwe muri bo yajyaga aha urubyiruko rwo mu gace k'iwabo ibiyobyabwenge ku buntu. Iyo babaga bamaze kubatwa nabyo, yatangiraga kubibagurisha. Niyo strategy umwe mu nshuti ze zakoreshaga kugira ngo zicuruze ibiyobyabwenge. Abapolisi bahoraga bagenzura ako gace, kandi Mauricio yafunzwe inshuro nyinshi azira ibyaha byoroheje. Hari n'igihe yafashwe akekwaho gucuruza ibiyobyabwenge. Akenshi mu nzu ya Mauricio yabaga yarabitsemo ibintu agatsiko k'insoresore kabaga kibye n'intwaro bakoreshaga muri ibyo bikorwa. Abantu batinyaga Mauricio cyane. Amaso ye yari yarabaye ibishirira, ntabwo yajyaga aseka. Uwamubonaga wese yamubonaga nk'umwicanyi. Bari baramwise ngo Tufao, bisobanura serwakira, kuko aho yabaga yagiye hose yatezaga akaduruvayo. Ariko nanone Mauricio yarasindaga cyane akanishora mu bwiyandarike. Abenshi mu nshuti ze barapfuye nk'uko byivugira, kandi abandi barafungwa. Yigeze kwiheba cyane kugeza ubwo yafashe umugozi akawumanika ku giti agashaka kwiyahura. Nguwo Mauricio. None Mauricio uyu munsi aracyameze uko yari ameze kera? Oya, ntabwo ariko kimeze. Mauricio yaretse ibiyobyabwenge. Byaje kugenda bite rero? Mauricio ubwe yarivugiye ati, nasabye Imana kumfasha. Amaherezo naje guhura n'abahamya ba Yehova, maze ntangira kwiga Bibiliya. Namenye ko Imana ifite izina bwite ari ryo Yehova, kandi ko yita ku bantu bagerageza gukurikiza amahame yayo ikabafasha. Kandi koko ibyo nibyo byanditse muri Zaburi ya 83:18, ngira ngo hari n'ikiganiro twigeze kubikoraho. Imana ifite izina yitwa Yehova. Ariko nanone Petero wa mbere igice cya 5:6-7, dore ikintu cyafashije Mauricio nyuma yo kumenya izina ry'Imana ko yitwa Yehova. Ariko hari n'ikindi kintu cyamukoze ku mutima iyo Mana Yehova ikora. Petero wa mbere igice cya 5:6-7 cyanditswe kera cyaho kiravuga ngo, kubw'ibyo rero mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo izabashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Muyikoreze imihangayiko yanyu yose kuko ibitaho. Mauricio yamenye ko Imana yita ku bantu bayo bagerageza gukurikiza amahame yayo, kandi ikabafasha kugera ku ntego yo kuyakurikiza. Ndavuga aya mahame. Mauricio nubwo bimeze bityo, ariko yari azi neza ko yagombaga guhindura ibintu byinshi. Kimwe mu byamugoye cyane ni uguseka. Kuko ubundi ntiyajyaga aseka. Guseka biri mu byamugoye cyane kuruta no kureka ibiyobyabwenge. Gusa yagombaga guhindura nyine ibintu byinshi, nicyo kirimo. Icyo ni kimwe mu byamugoye cyane. Yaravuze ati, nahoraga nsaba Yehova kumfasha, kandi ngakurikiza inama zo muri Bibiliya uko nshoboye kose. Urugero, sinongeye kugendana na za nshuti zanjye, kandi naretse kujya mu tubari. Ahubwo nahisemo inshuti nziza mu bantu bakurikiza amahame yo muri Bibiliya. Nubwo bitanyoroheye, singira umujura cyangwa ngo nteze akaduruvayo. Kandi ubu hashize imyaka irenga 10 nararetse ibiyobyabwenge. Hashize imyaka 10 nararetse ibiyobyabwenge. Ibi yabivuze igihe iyi nyandiko yashyirwaga kuri jawa.org. Yari amaze imyaka 10 aretse iki? Ibiyobyabwenge. Iyi nyandiko ubwayo kugira ngo iboneke mu Kinyarwanda yacapwe muri 2011. Uri kumva imyaka ishize. Ariko ibi yacapwe muri 2011 kuri jawa.org. Birashoboka ko yagiyeho kera mbere y'uyu mwaka, kuko izi nyandiko z'abatemwa de Jehova zibanza gusohoka muri verisiyo y'Icyongereza, noneho zikazahindurwa mu zindi ndimi nyuma.
nk'ikinyarwanda ndetse n'izindi. Rero ikinyarwanda ubundi iki ubwacyo ni n'igitabo, ni imwe mu ngingo zasohotse mu gitabo kandi cyacapwe muri 2011 2011. Urumva igihe yashyiriwe ku rubuga rwa jawa.org ni kera, haciyemo igihe kinini. Yari amaze imyaka 10 aretse ibiyobyabwenge. Urumva rero ni ibintu byiza. Ariko se Mauricio ni iki cyamufashije? Mauricio urebye neza nawe ni Bibiliya yamuhinduye, ariko nanone yanakurikije inama yahabwaga na Bibiliya kugira ngo abashe gucika kuri ibi bintu. Inama ni izihe? Nuko yagombaga kureka inshuti mbi, akareka kujya mu tubari, agahitamo inshuti nziza. Iyo ukikijwe n'abantu beza baraguproteja. Wanga kuba ibiyobyabwenge kugira ngo utabababaza, ariko nanone ibintu baba bakubagaburira ubwonko bwawe, ibiganiro muba mugirana nabyo ni ibintu byiza bigufasha gucika kuri icyo kintu. Hanyuma rero iyo ukikijwe n'abo bantu, umwuka urimo, mudu urimo, kandi Imana abaganira ibintu by'Imana barenga umwe, Imana iba iri kumwe nabo, siko biri ivuga se? Ibyo byose biragufasha. Rero nk'uko byafashije Mauricio, nawe ushobora kubigerageza. Dufite amahirwe ko dufite abantu bigisha Bibiliya neza, nk'abatemwe Jehova bigisha Bibiliya neza. Sinzi abantu bigishijwe nabo, muze kutubwira muri comment. Abantu bicaye bakiga, muze kutubwira. Kandi ikintu kigaragara kuri Letemo de Jehova nuko bo ubwabo nabo Bibiliya yarabanje irabahindura. Sinzi niba mujye mubona ukuntu ari abantu beza. Yarabanje irabahindura, noneho natwe baza kutwigisha, ariko ibyo batwigisha tuba tubona nabo ubwabo babikora, barabikora. Rwose ubona ko Bibiliya yabahinduye. Niba dufite abantu nk'abo rero bashobora kutwigisha, reka tugerageze turebe. Ariko nanone bisaba ko nawe ibyo wize muri Bibiliya bishyira mu bikorwa. Bakwigishije gusa bikajya byinjirira mu gutwi kumwe bigasohora mu kera mu kundi, ndakurahiye uko bagusanze niko bagusiga. Birasaba ko nawe ushyiramo agatege. Abo bantu baretse ibiyobyabwenge Bibiliya yarabihinduye. Ntabwo turi kubuza abantu kujya muri rehab, sibyo? Ariko nyamuneka iki nacyo cyagufasha. Reka dusuzume urugero rwa gatatu rw'uyu muntu witwa Craig nawe yaretse ibiyobyabwenge. Reka imibereho y'ubundi yari imeze gute? Reka tuyiganireho gato. Craig yakuriye ku isambu yo mu majyepfo ya Australia. Papa we yari umusinzi kandi na mama we babanaga, baje gutana afite imyaka 8 gusa. Mama we yongeye gushaka umugabo kandi yakomeje kubana na mama we kugeza afite imyaka 17. Icyo gihe Craig yize uko bakemura ubwoya bw'intama. Gukemura ubwoya bw'intama ikinyarwanda ntigikomera, sinzi wenda indi impuzanyito yacyo, gusa wenda abakizi, abazi impuzanyito yo gukemura ubwoya bw'intama bagiye muri comment batubwira ibyo ari byo. Rero yize gukemura ubwoya bw'intama. Hanyuma atangira kugendana n'udutsiko tw'insoresore zakoraga mu mwuga wo gukemura ubwoya bw'intama. Yatangiye kunywa ibiyobyabwenge bitandukanye kandi agashyiraho n'inzoga nyinshi. Yateretse umusatsi urakura, awusukamo inweri zirimo amasaro. Yatangiye kujya agira ishyari, agatukana kandi akagira amahane cyane. Ndetse yagiye afungwa inshuro nyinshi. Craig yaje kwimukira mu mujyi muto wo mu burengerazuba bwa Australia. Abana n'umukobwa w'inshuti yakoraga muri hoteli yaho. Bombi banywaga itabi n'inzoga kandi bari barahinze marijuana. Craig uyu munsi aracyanywa ibiyobyabwenge? Wapi. Craig yaje kureka ibiyobyabwenge aterera. Craig igihe yari amaze gusarura marijuana yari yarahinze imaze kwera, abahamya ba Yehova ngo bakomanze iwe mu rugo ku rugi rw'akazu gato kari gashaje cyane. Ntabwo yapfuye kwemera ibintu bavugaga nyine, ariko nyuma y'igihe yaje kwemera ko ibyo birivuga ari ukuri.
yaje kubona ko atari iby'abahamya ahubwo ari byo Bibiliya ivuga. Nuko buhoro buhoro agenda acika ku ngeso zari zaramubaze. Yaravuze ati sinatinze kubona ko nari nkwiriye gucika ku ngeso yo kunywa marijuana. Ibyo byansabaga iki? Kubera ko nari narashyize imihati myinshi mpinga iyo marijuana, mu mizo ya mbere natekereje kureka kwiga Bibiliya, ariko naje kubona ko uwo utaba ari umwanzuro mwiza, mpitamo gutema marijuana nari narahinze. Isengesho ryamfashije cyane kureka ibiyobyabwenge n'inzoga nyinshi nanywaga. Nasabye Imana kumpa umwuka wera kugira ngo mpindure imyifatire mibi nari mfite, kandi narabishoboye. Naretse kugendana n'abantu batumaga ngira ingeso mbi, kandi uko nagendaga niga Bibiliya ngashyira mu bikorwa ibyo nize, nabonye amahoro yo mu mutima nari ngeneye kugira ngo ncike ku ngeso nari mfite. Wa mukobwa twabanaga nawe yize Bibiliya, ahindura imibereho ye n'imyitwarire ye. Twaje gushyingiranwa mu myaka 21 tumaranye, twagize amagara mazima kandi dushimishwa no kuba dufite abana babiri. Njya nibaza uko ubuzima bwanjye bwari kumera iyo Yehova atamfasha guhindura imibereho yanjye. Wow! Wumvise ko yiga ukuntu byagenze, nawe Bibiliya yaramuhinduye. Abantu tumaze kubona ko Bibiliya ifite imbaraga. Njya ndeba abantu biga Bibiliya bakanashyira mu bikorwa ibyo biga, ukuntu ko kugenda ukabona change igaragara, impinduka igaragara, umuntu rwose yarahindutse totalement, ukabona umuntu yaragiye arahinduka, kandi ubwo abantu bari baravuze byaranze. Rero reka tugerageze ubu buryo bw'abantu bacitse ku biyobyabwenge, kandi dushyiremo natwe imihati, kuko ari uyu Craig, ari Marita, ari Mauricio, ubonye ko bakoreshaga ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru, kugeza ubwo bari barabaye imbata zabyo. Ariko Bibiliya yarabahinduye. Ariko niba Bibiliya yarabahinduye kandi bari bameze kuriya, natwe yaduhindura, nawe yaguhindura ukareka ibiyobyabwenge. Ariko reka twiye kwibanda cyane kuri icyo kintu, ahubwo bo baricaye gusa, bashyizeho imihati. Bibiliya yarabahinduye, ariko nabo bagize uruhare mu guhinduka kwabo. Ibyo bigaga babishyize mu bikorwa. Icyo nicyo kintu nawe ukeneye. Bibiliya yaguhindura nibyo, ariko ukeneye ko ibyo wiga ubishyira mu bikorwa. Bandi dufite abantu bayitwigishiriza ubuntu. Njye nk'abatimwe Jehova nibo nzi neza ko bigishiriza Bibiliya ubuntu, kandi barayizi, ibyo twe kubijyaho impaka. Wafatiyeho, sinzi wenda niba bazageraho bakajya bagurisha, ariko Yesu yaravuze ngo mwaherewe ubuntu namwe mutangira ubundi buntu. So ntekereza ko ntabwo bazagira ubwo bagurisha, ntekereza ko baherewe ubuntu nabo bazakomeza gutangira ubuntu, ariko nimufatireho murebe, kuko kwiga ni kimwe, ariko no gushyira mu bikorwa ni ikindi. Bibiliya ifite imbaraga zirenze izo twe twumva ko ifite. Kabaho urugero, hari ahantu muri Bibiliya handitse, sibyo? Gake gake ngenda mbona ko ibi bintu ari ukuri. Reka mbereke ahantu muri Bibiliya handitse amagambo akomeye cyane. Mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 12. Hagere tuharebe igice cya 4 umurongo wa 12. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga kandi riracyaye kurusha inkota yose ifite ubugi impande zombi. Rirahinguranya kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka,
rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rishobora kumenya ibitekerezo byo mu mutima n'imigambi yawo. Wumvise iki kintu? Ijambo ry'Imana ni rizima ngo rifite imbaraga kandi riratyaye kurusha inkota iyo ari yo yose ifite ubugi impande zombi, ngo rirahinguranya kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rishobora kumenya ibitekerezo byo mu mutima n'imigambi yawo. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riracengera, rikagenda, rikamenya ibitekerezo n'imigambi yo mu mutima w'umuntu. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba yarakubiswe inkoni nyinshi, ashobora kuba yarahanwe cyane, ariko akanga gucika ku ngeso mbi. Yakwiga Bible akazicikaho nta nkoni nyinshi, nta bindi bihano ahawe, kubera ko Bibiliya yagiye iramuhindura. Ariko Bible nubwo ihindura umuntu, uyiri inyuma niwe utuma ahinduka. Imana niyo ituma uhinduka, kuko niyo nyiri Bibiliya. Yehova wanditse Bibiliya azi neza icyo yanditse kigira ingaruka ku muntu. Niyo mpamvu biba uko bimeze nyine. Niyo mpamvu biba uko bimeze. Rero n'aba bantu nicyo cyababayeho. Ijambo ry'Imana ni ukuvuga Bible rifite imbaraga kandi rityaye kurusha inkota ifite ubugi impande zombi, ryarinjiye mu mibiri yabo, rirahinguranya kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rigabanya ingingo n'imisokoro yabo, kandi rishobora kumenya neza ibitekerezo byo mu mitima yabo n'imigambi yabo. Nawe niwiga neza ijambo ry'Imana ni iki rizagukorera, nubwo waba warabaswe n'ibiyobyabwenge. Iri jambo ry'Imana rifite imbaraga kandi rityaye kurusha inkota iyo ari yo yose ifite ubugi impande zombi, rizakwinjiramo riguhinguranye kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka byawe, rikagabanya ingingo n'umusokoro byawe, rigashobora kumenya ibitekerezo byo mu mutima wawe n'imigambi yawo y'umutima wawe. Hanyuma ibyo biyobyabwenge uzabicikaho rwose. Nta kintu na kimwe tuzi twebwe cyane n'Imana. Ibyo byose bizagufasha. Hanyuma rero akazi ni akawe, bashake bakwigishe, bizagufasha. Wige Bible, bizagufasha. Niba bishoboka jya wirinda abantu, ahantu cyangwa ibintu bifitanye isano n'ibiyobyabwenge wanywaga. Ubushakashatsi bugaragaza ko kubona gusa kimwe muri ibyo bintu bishobora gutuma wumva ushatse kunywa ikiyobyabwenge. Yuzirikana ikintu kigaragara muri Yesaya igice cya 12 umurongo wa 2. Aravuga ngo dore Imana niyo gakiza kanjye, nzayiringira kandi sinzatinya, kuko ya Yehova ari we mbaraga zanjye n'ububasha bwanjye, kandi yambereye agakiza. Imana irahari kugira ngo igufashe, nawe niwifasha. Ifasha uwifashije umugani. Niba bishoboka nk'uko twari tubivuze, irinda haba abantu, ahantu cyangwa ibindi bintu bifitanye isano n'ibiyobyabwenge wanywaga. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kubona gusa kimwe muri ibyo bintu bishobora gutuma wumva ushatse kunywa ikiyobyabwenge. Buriya iyo unyweye ikiyobyabwenge cyangwa ibiyobyabwenge bishobora guhindura imikorere y'ubwonko bwawe. Ibyo ujye ubizirikana. Noneho zana ahantu tujya twandika muri ka gakayi. Andika n'icyo uzakora nucika ukongera kunywa ibiyobyabwenge. Ko bibaho, ushobora gucikwa. N'icyo uzakora. Hanyuma n'icyo wifuza kubaza ababyeyi bawe kuri iyo ngingo cyangwa undi muntu mukuru. Ubundi kuki ushaka gucika kuri iyo ngeso? Kandi se kuki ukwiriye kugira ibintu byinshi uhindura kugira ngo ubashe kuyicika? Kwiga ukuri ku byerekeye Imana cyangwa Bibiliya byagufasha bite? Marita yaravuze ati kubera ko ngendera ku mahame yo muri Bibiliya mu rwego rwo hejuru, ubu mfite ibyishimo kandi mfite ubuzima bwiza. Kwibatura ku biyobyabwenge ni nko kuva mu nzu igurumana. Hari ibyo uzasiga inyuma, ariko uzarokora ubuzima bwawe. Hari ibyo uzasiga inyuma, ariko uzarokora ubuzima bwawe. Ibyo byo bizirikana. Birashoboka ko hari ikintu tutavuzeho cyagufasha kuva muri ubu bubata bwo kunywa ibiyobyabwenge. Cyandika muri comment. Niba ukunze iki kiganiro,
ushobora gukanda like kugira ngo n'abandi babashe kukibona. Nubwo tutagarutse ku nzira zose zisabwa, ahubwo twibanze ku nzira imwe ishobora kugufasha kuva ku biyobyabwenge, izo uri busome muri komenti ni iz'abantu wenda bashobora kuba baravuye ku biyobyabwenge cyangwa se abazi abandi bantu bavuye ku biyobyabwenge byabafashije, ukaba ushobora gukoresha izo nzira kugira ngo zigufashe no mu bindi bintu bigiye bitandukanye, ubashe gucika kuri iyo ngeso yo kunywa ibiyobyabwenge. Twigira hano tukigira no muri komenti, nta kintu bitwaye. Hanyuma rero wibuke ko kwibatura ku biyobyabwenge ni nko kuva mu nzu igurumana. Hari ibyo uzasiga inyuma ariko uzarokora ubuzima bwawe, kandi nibyo twese muri rusange nk'ababibure hano tukwifuriza. Ngaho rero nimugire amahoro aturuka ku Mana yitwa nde muri komenti n'umushyiramo. Turi kumwe kandi twizere ko ibi twize bidufashije. Kora subscribe aho hasi, ndaje twikomereze n'ibindi biganiro.